Ya ku bakunzi ubutumwa bwiza aho murereye mwese mbanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya w'ubutumwa bwiza dusangira kandi turi kumwe na Pasteur Ngaramba Albert nkuko mubimenyereye. Pasteur uhagarariye itorero ryitwa Umutima wa Kristo cyangwa Heart of Christ Church, tukaba dukorera hano mu mujyi wa Kigali. Je rero ku baganiriza nanone sa nusubukurira aho twasubikiye ubushize ubwo twavugaga ku byerekeranye n'ubuhenebere bukomeye bwo mu minsi y'imperuka. Ubuhenebere bukomeye bwo mu minsi y'imperuka twasomaga mu rwandiko rwa kabiri Paul yandikiye Timoteyo mu gice cyawo cya 3 dore ku murongo wa mbere tukageza ku wa 7 hagira hati: umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Ubushize rero nababwiraga ukuntu aba bantu ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Bafite ishusho yo kwera ariko kandi bahakana imbaraga zako. Imbaraga z'uko kwera twavuze yuko ari ubuntu bw'Imana. Uko ubuntu bw'Imana nibwo bubasha kutugira abera, kandi tukababera nk'uko Imana nayo ari yera. Ubwo buntu bw'Imana rero hariho benshi baburwanya, kandi badaturutse hanze y'icyo twita itorero, badaturutse hanze y'icyo twita umurimo w'Imana. Nabo ni abakozi b'Imana, nabo bavuga ubutumwa bita bwiza, nubwo Paulo wabwita ubundi. Paulo abwita ubundi, ariko bo bakavuga ngo ni ubutumwa bwiza bavuga. Abo ngo bafite ishusho yo kwera ariko kandi bagahakana imbaraga zako. Bwa buntu bw'Imana bwatugize abo turi bo, bwa buntu bw'Imana bwadukijije, bwa buntu bw'Imana bwaduhinduye abana b'Imana, bukatugira abera n'abaziranenge. Ubwo buntu bw'Imana nibwo bihakana, ntabwo babwemera. Iyo uvuze ubuntu bo bahera ko biyumvira umudendezo wo gukora ibyaha. Kubera iki? Kuko nta kindi bazi nyine uretse ibyaha. Kuko bahora barwana n'ibyaha, ariko nta gihe na kimwe bageraho batsinda cyangwa se banesha ibyaha. Ibyaha bihora birwanira mu ngingo zabo, bihora birwanira mu mitima yabo. Ibyaha nibyo bibuzuye. Niyo mpamvu icyo bavuze cyose bahera ko bumva icyaha cyangwa se ibyaha. None se dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage? Ninde ukubwiye ko ubuntu buzana ibyaha? Ko ubuntu ahubwo aribwo budukiza ibyaha? Ubuntu nibwo budukiza ibyaha. Wowe uti twikorera ibyaha, ninde ukubwiye gukora ibyaha? Abangaba ngo bafite ishusho yo kwera, nyamara bihakana imbaraga zako. Aba bahora mu masengesho, abangaba bahora mu kwiyiriza, abangaba bahora mu bintu ntazi, nyamara ibi byose nta na kimwe kibasha kubahindura abera. Ubuntu bw'Imana gusa nibwo bwatugize abo turi bo. Uyu munsi turabera, uyu munsi turabaziranenge, turi abana b'Imana, bidaturutse ku kindi, n'ubwo buntu bw'Imana gusa. Ubuntu bw'Imana ntarava aho ngaho, reka nse nunyarukira mu Baheburayo. Abaheburayo niba ari 13 umurongo wa 9.
niho bavuga ngo ntimukayobwe n'inyigisho z'uburyo bwinshi bw'inzaduka, kuko ibyiza ari uko umutima wakomezwa n'ubuntu bw'Imana udakomezwa n'ibyo kurya, kuko abitaye kuri ibyo bitabagiriye umumaro. Ni byiza ko umutima w'umuntu wakomezwa n'ubuntu bw'Imana udakomejwe n'ibyo kurya. Hase hanze ntimwumva abantu rwose bigisha imirire, ndetse bakaba banakumvisha yuko uriye ingurube, uriye inyama zizira, no mu ijuru utajyayo. Hari ibintu rwose hano hanze, abantu bafite ishusho yo kwera ariko kandi bagahakana imbaraga zako. Ubu buntu bw'Imana budukomeza imitima twebwe abizera, bo babwumvamo ibyaha, babwumvamo kwikorera ibyaha uko bashatse. Icyo rero ni ikibazo gikomeye, ariko kandi ni n'ikimenyetso simusiga yuko ubuhanuzi buri gusohora. Kuko iyo wumva umuntu witwa ngo ni umukozi w'Imana, yize teoloji, araminuza, ni dogita, ni profesa, ariko kandi umubajije iby'ubuntu bw'Imana ni mu gicuku. Umuntu mbese utazi no kuba yatandukanya amategeko n'ubuntu, wumva kweri iyo doktora ye yaba imaze iki? Ni profesa gute? Yigisha iki? Abo ko ari bo Yesu yakundaga guhangana nabo, agasa n'utukana, kandi adatukana ahubwo ari umujinya wo kubona abantu bihaye kubambira amarembo y'ijuru, bafashe urufunguzo bakarukura mu muryango, bakabuza abinjira kwinjira, kandi nabo ubwabo batinjira. Ko ari byo Yesu yahoraga bacyavuga ati, mwandyarya mwe mw'abafarisayo mwe, muzabona ishyano kubera yuko mubambira amarembo y'ijuru, mukabuza abinjira kwinjira, kandi nanyu ubwanyu mutinjiramo. Abantu bigisha ibintu bidashobora guhindura abantu kuba bera, kuba bakiranutsi, bakigisha abantu ibintu bituma ahubwo abantu bahinduka abana ba Gehinomu inkubwe ebyiri kubaruta. Ariko ibi bintu murumva uburemere bwabyo. Yesu yahuye n'abanyedini, arabareba asanga ngo ari nk'imva zisize ingwa, imbere ni umunuko, imbere ni amagufa, ni umubori, ariko hanze basize ingwa. Hanze baragaragara koko ari abera, hanze biragaragara nk'aho aba bantu ari abantu b'Imana koko. Urebye n'imyambaro bambaye ubwayira bagaragaza, mu ijosi hari akantu kagaragaza, ishati kuntu isa, umusaraba munini ku ikoti, mbese ukabona umuntu kweri ni umuntu w'Imana. Bandi ni amakanzu maremare, utugofero, iki, ibyo byose bikagaragaza ko ari abantu b'Imana. Ariko se koko uko niko Imana igaragara? Ibyo nibyo bigaragaza Imana? Ngo bafite ishusho yo kwera, nyamara bihakana imbaraga zako. Izo mbaraga z'ubuntu ntazo bazi, kuko batigeze bagirirwa ubuntu, kuko bo ntibigeze bakizwa, kuko agakiza kazanwa n'ubuntu cyangwa gaheshwa n'ubuntu kubwo kwizera. Aba ngaba ni abantu bihangiye gukiranuka kwabo. Aba ni abantu bakurikiza amategeko, kandi yitwa y'Imana. Ntugire ngo ni amategeko y'isi cyangwa se ni ay'Imana. Barayakurikiza, ariko kandi bagahora bagwana nayo hasi, abakubita hasi buri munsi. Ariyo mpamvu nabo bahora bihana buri munsi. Buri munsi bariyeza, buri kanya bariyeza, baratura, baragira bate, bararwana n'amategeko, ikintu batazigera bashobora na rimwe. Baragerageza kwihindura bera, baragerageza kwihindura abakiranutsi, ariko gukiranuka kwa muntu, Yesaya niwe wabivuze neza ati, ni nk'ubushwambagara bwuzuye ibizinga mu maso y'Imana. Uko urushaho kwibombarika, uko urushaho kwifata neza no gukora ibitunganye no kwirinda ikibi n'igisa nacyo, uko niko Imana irushaho kugira isesemi, kubera yuko ntabwo Imana izi gukiranuka kwa muntu, ahubwo izi gukiranuka kwayo. Kandi ubushize narangije mbabwira uburyo Kristo ari waduhindukiye gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Uwo niwe bwenge buva ku Mana, ni Yesu Kristo. Abamwizera gusa mu maso y'Imana nibo babarwa nk'abera n'abaziranenge.
nibo babarwa nk'abakiranutsi. Abo ngabo nibo bazwi n'Imana. Ndaho umuntu wese ugerageza gushakira gukiranuka mu mbaraga ze, uwo nguwo imbere y'Imana nashaka agukanyarira. Ntabo mwumva se bapfuye ejo bundi kwanza ubanza ari none ndagasomaga kuri nabakabonaga kuri YouTube akantu kumupastor umwe nibagwa ro muri Nigeria ngo wapfiriye mu masengesho yo kwisonzesha. Ngo yari yapanze iminsi 30 atarya atanywa 30, ariko ubundi yayimara uyu nguyu hari wari kuzamukira. Ko abantu bihaye 40 jours ngo nk'iyo Yesu yamaze mu butayu, nubwo batayimara nyine baba barya nijoro, ariko ubundi uwamara 30 kweri hari wamukira ku iyisi. Umuntu wamara iminsi 30 atarya atanywa kuri iyi si, muri abakozi b'Imana ba none nta wamukira. Ariko Imana ishimwe kuko nawe yapfuye atageze no muri 1/2 cy'iyo minsi yari yihaye. Uyu rero abantu bashobora kuvuga ngo yaguye imbere y'Imana. Ni imbere y'Imana, ariko iyihe Mana? Ni Imana ye yaguye imbere y'Imana ye. Apana iyi data wa twese. Iriya ntawe yatumye ngo ajye kwimanika. Iriya ntawe yatumye ngo yicishe inzara. Ariko ubundi abo bose bisonzesha bajya mu misozi bagira bate babikurahe? Ni hehe mwasomye muri Bibiliya Imana yigeze isaba abantu kwiyiriza ubusa? Ni hehe? Ko ubwo Imana igaragaza kwiyiriza ubusa ikunda muri Yesaya 58. Kwiyiriza ubusa gushimisha Imana uko ariko ko kudusomaho ngaho, ko tugusomaho. Navugaga rero kuri cya kindi cyanditswe nyine ku murongo wa 7 muri rwa rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Timoteyo. Nari mvuze ku murongo wa 5 aho twagarukiye ubushize, ariko noneho ndagira ngo mvuge ku murongo wa 7. Umurongo wa 7 uragira uti: bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira aho bamenya ukuri. Biga ibiki? Biga iyobokamana, biga theology. Ariko ibi ngibi biga nyine, ibi biga ndakubwiza ukuri, ntabwo ari bibagira abakiranutsi, ntabwo ari bibaha kwemerwa n'Imana. Bashobora kwemerwa n'abantu yego, kuko ubonye doctor nawe umuvira mu nzira kabisa. Ariko imbere y'Imana ayo mashuri biga ntacyo amaze, aho kugira ngo abahe kumenya Imana, ahubwo atuma barushaho kuyoba Imana. Ni gute umuntu yaba yitwa doctor ngo ni doctor kandi mwiyobokamana muri theology, ariko akaba atazi ikintu cyitwa amategeko, atazi ubuntu, atazi isezerano rya kera, atazi isezerano rishya, atazi Yesu na Mose aho batandukanira. Ni ukuri birababaje. Hambere ahangaha hari bene data bagiye kuvuga ubutumwa Nairobi hariya muri Kenya, bavuga ubutumwa bw'ubuntu, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko ndakubwiza ukuri kugeza magingo aya ngaya ku mbuga zitandukanye hari intambara zidasanzwe. Abantu bari kwiyambaza abo bitwa abadokta. Abantu bariyambaza abo bitwa abadokta. Aba bantu baje kudukura ku cyacumi, abantu batubuza gutanga icyacumi, mwebwe murabivugaho iki? Ukumva umuntu ngo ni doctor arahamagara ararwana ku cyacumi ukagira ngo ni Mose wazutse. Hari ahantu muri Matayo 17 ngo Yesu yafasha abigishwa be 3 abazamukana ku musozi, witwaga Petero, Yohana na Yakobo. Bageze ku musozi noneho ngo Yesu arahinduka, ngo babona agize kurabagirana kudasanzwe. Muri ako kanya haba haje Mose, haza na Eliya. Petero abibonye avuga ati basi ahantu niho tugomba kwibera. Abwira Yesu ati rero databuja mwami, niba unyemereye genda ubaka inzu 3 hano,
ndaca ingando hano eshatu, iyawe imwe, iya Mose n'iya Eliya, ubundi twibera aha ngaha. Dore hano niho hari ubwiza, turasubira mu mudugudu gukora iki? Hano ko ariho hari ubwiza, ko mbonye ubwiza bw'Imana hano. Ngo akivuga atyo, Imana mu ijuru ibikuyeho ba bandi babiri, Mose na Eliya barabura. Ngo haje igicu, Imana yazanye igicu kiraza kirabatwikira, ku buryo ngo bagiye kwisanga bisanga bari kumwe na Yesu gusa. None ngo bumva ijwi rivuye mu ijuru, Imana ubwayo ivuga iti rero uyu niwe mwana wanjye nkunda nkamwishimira, aba ari we mwumvira. Urumva ibi bintu biri mu isomo rikomeye cyane. Hariho abantu bashaka kugereranya Yesu n'abahanuzi, bakamugereranya na Mose ariyo mategeko. Mbese ibi ngibi ntugire ngo muri teoloji babasha kubyigisha, reka da. Sinzi ibintu biga mu by'ukuri, sinzi. Uko ngewe teoloji nize ntabwo ari iyo ngiyo. Teoloji ya Bibiliya, teoloji y'ijambo ry'Imana ntabwo ishobora kuvanga Mose na Yesu, ntishobora kuvanga abahanuzi na Yesu. Yesu ni hejuru yabo bose. Yesu niwe dusabwa kumvira wenyine. Ubwo nibwo buntu rero. Ubundi ubuntu ni mwisho, ubuntu niyo finale, ubuntu niryo herezo. Ubuntu aho niho hari imbaraga zo kunesha isi, zo kunesha icyaha. Kuko mu isi ngo nirari ry'amaso, irari ry'umubiri, ubwibone bw'ubugingo, ngo ibyo nibyo biri mu isi. Nyamara iyo teoloji y'isi rero nayo ntabwo izi uburyo, ntabwo yigisha, ntishobora no kwigisha uburyo bwo kunesha ibyo bintu uko ari bitatu: irari ry'amaso, irari ry'umubiri, ubwibone bw'ubugingo. Teoloji yehe yabyigisha? Yahehe yigishije uburyo umuntu yanesha ibyo ngibyo? Ntayo. Ahubwo teoloji zakwigisha uburyo bwo gukomeza amategeko, kandi amategeko ari inkuru ishaje. Iyo ni inkuru, ni ibintu byacyuye igihe. Amategeko yazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri, ngo amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Ubu ntabwo turi ku ngoma ya Mose rero, turi ku ngoma ya Yesu Kristo. None umuntu ni doctor, ariko ntazi ibyo ku ngoma ya Yesu Kristo. Kubwo kweri ni doctor mu biki? Urazana icyacumi icyacumi mu itorero rya Kristo. Ibyo bintu ubikuye he kweri? Urabikura he? Ibyo ukora byose, ibyo wigisha abantu gukora, eske vraiment akagakiza waba uzi ahantu katurutse? Waba uzi igihesha agakiza? Ko ari cyo kibazo dufite. Abantu baraharanira ubwami bw'Imana, abantu baratwarana, barashaka kujya mu ijuru ku ngufu. Ariko se mu by'ukuri ijuru riragurwa cyangwa rirakorerwa? Ninde wakora kugeza ubwo Imana ivivura ikavuga ati ewana kabiso yakoze, nanjye icyo ngiye kumuhemba nijoro? Ni iki wakora? Wakora iki kugira ngo ujye mu ijuru? Ariko ugasanga umuntu ngo yarize araminuza, nyamara ntazi gutandukanya isezerano rya kera n'isezerano rishya. Ntazi gutandukanya Mose na Yesu Kristo, ntazi gutandukanya amategeko n'ubuntu. Ariko kandi ngo bakagira ishusho yo kwera, nyamara ngo bakihakana imbaraga zako, imbaraga z'uko kwera. Aribwo buntu twahawe, aribwo buntu twagiriwe. Imana idufashe rero bakundwa, tuzagende dusobanukirwa neza gahoro gahoro. Niba ufite ikibazo ubaze, yewe ndaguha na nimero zanjye za telefone, ndaguha WhatsApp yanjye, kugira ngo uramutse ugize ikibazo wabaza, rwose byaba byiza kurusha. Ubu ni isomo rya kabiri. Niba hari ikibazo wagize mu isomo rya mbere, ukaba ugize ikibazo mu isomo rya kabiri, rwose tubereyeho kugira ngo dusobanure ijambo ry'Imana, dusobanure ubutumwa bwiza. Kandi icyo nkwifuriza ni uko nyine wasobanukirwa, kugira ngo ugire umudendezo w'abana,
ndabizi ushobora kuba ukijijwe, ushobora kuba uri mu idini ryawe ryiza, ariko kandi iryo dini ryawe ridafite kukubwira ukuri ko muri Kristo Yesu. Icyo rero nicyo niyemeje, ni ukubwira abantu, cyane cyane abana b'Imana baheze mu bwigunge, batazi ukuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo basobanukirwe iki kintu kijyanye n'ubutumwa bwiza. Imana ibagire neza rero bakundwa, naho ubutaha. Nimero zanjye ni 07 82 53 72 13. Washaka kunyandikira kuri WhatsApp ukandika 07 38 53 72 13. Data mu ijoro bagire neza, naho ubutaha. Bye bye bye. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.